Kwambara inkweto nziza kandi zigezweho ni kimwe mu bintu byerekana umuntu uzi kwiyitaho, ugira isuku kandi ukeye. Uyu munsi tugiye kubaganiriza ku bintu by'ingenzi ugomba kumenya niba utunze urukweto rwo mu bwoko bwa Air Force rwa Nike, urunguru rw'umweru cyangwa se rw'irindi bara. Air Force ni urukweto rugezweho kandi rutajya ruva kuri style guhera igihe rwatangiye kugerwaho kugezana n'iyi saha. Nyamara benshi mu barutunze usanga batazi uburyo bwiza bwo kurwitaho, bagakora amakosa atandukanye, ari nayo tugarukaho ku munsi wa none. Ikosa rya mbere, buriya iyo umuntu atunze urukweto rwa Air Force agomba kwirinda kurwambarana n'umwenda umufashe. Ubwo turavuga ipantaro igufashe cyane cyane ku bahungu, ugasanga umuntu yambaye urukweto rwa Air Force, yambaye ipantaro imufashe, rimwe na rimwe nta n'amasogisi yashyizemo. Burya rirya ni ikosa rikomeye. Ugomba kwambara urukweto rwa Air Force urwambaranye n'ipantaro isa nk'ikurikuye, ariko kandi igera hepfo ku dutsinsino tw'ikirenge twawe, ku buryo umuntu atabona wambaye Air Force ngo abone udutsinsino. Iyo ubyambaye uko nibwo buryo bwiza uba ugomba kwambara urukweto. Urukweto kandi rujyana cyane n'amasogisi ndetse maremare. Niba ushaka rero ko umuntu abona wambaye Air Force nk'umuntu ubizi kandi ubisobanukiwe, jya ushyiraho amasogisi maremare, kandi byaba byiza akaba ari amasogisi ya marque, kurushaho akaba ari marque ya Nike. Icy'ingenzi ugomba kumenya ni uko buri gihe uko wambaye urukweto rwa Air Force ugashyiraho ipantaro, birashoboka ko ipantaro yazamuka gato umuntu akabona ahari udutsinsino twawe. Rero ntabwo agomba kutubona, agomba kubona isogisi. Wirinde ko wambara urukweto rwa Air Force ngo nurangiza wambare ikabutura. Nubwo bikorwa n'abantu benshi, ariko buriya amakabutura burya ngo ntabwo yagenewe kwambarwa ku nkweto za Air Force. Igihe cyonyine bishobora kugendana n'igihe wambaye amasogisi maremare, nabwo bitewe n'aho ugiye no mu bihe murimo. Ikindi kintu ugomba kumenya niba utunze urukweto rwa Air Force, urukweto rwa Air Force ntabwo umuntu arwambara ngo afunge rase cyane. Ugomba gufunga rase ku buryo woroshya, rimwe na rimwe ukanazirikura, ahubwo ntuzirike. Ikindi, niba wambaye urukweto rwa Air Force ruzamuye hejuru rufite kakantu gafunga, ugomba kukarikura, ntabwo gafungika. Inkweto za Air Force burya bitewe n'ubwiza ziba zifite, hari ibindi bintu by'ingenzi ugomba kuzirikana mu gihe wiyemeje kuzitunga. Reka nkubitse ko inkweto za Air Force nizo nkweto zagurishijwe cyane mu mwaka wa 2019, zikuraho inkweto zo mu bwoko bwa Adidas ndetse na Yeezy Boost 350 ndetse na Jordan ya 4. Ari nayo mpamvu kugeza na n'uyu munsi inkweto za Air Force zitajya ziva kuri pose. Nike yakoranye n'izindi kampani nka The 10, Off-White n'izindi mu rwego rwo kugira ngo bakore ubwoko butandukanye bw'izi nkweto, ari nayo mpamvu ubona hari ubwoko bwinshi bwazo. Mu gihe utunze urukweto rwa Air Force rero ugomba kumenya kurwoza. Izi nkweto za Air Force ubundi ntabwo zagenewe kozwa zishyirwaho amazi. Ugomba kugira agatambaro kabugenewe ukoza mu mazi, ugasigaho isabune, ubundi ugahanagura, hanyuma ukoza n'imbere ariko ukuramo amazi by'umwihariko, ukirinda ko zuma cyane kugira ngo zidacika, kuko inyinshi ziba zifite uruhu rukomeye ariko rushobora kwangirika iyo rugiyeho amazi menshi. Niba ushaka kwita ku nkweto ya Air Force rero ugomba kugira agatambaro, isabune yabugenewe n'amazi, ukaba ari byo ukoresha ariko uhanagura kurenza gusukaho amazi. Ubundi nyuma ukaza kurwumisha wifashishije umwuka ushyushye. Urugero, niba ufite nka seshe y'umusatsi ukaba ariyo wakoresha, cyangwa se ipasi y'umwuka ukaba ariyo watungaho. Ariko mu gihe udafite ubu buryo, warushyira no mu nzu ahantu hasanzwe, ukirinda ko ziza kumira burundu ku zuba. Niba ubona amazi yagabanutsemo mo imbere, zinjize mu nzu, umwuka usanzwe aba ari uzumisha kurenza kuzishyira ku zuba. Mu gihe ukunda kwambara Air Force, burya ngo uzatunge n'ipantaro zitagufashe cyane, izi zo mu bwoko bita baggy. Ni ukuvuga aya mapantaro arekuye niyo ajyana cyane na Air Force, ubundi ugashyiramo n'isogisi, cyane cyane isogisi ry'umweru. Air Force kandi zijyana n'amapantaro y'amakoboyi, cyane cyane amakoboyi yo mu ibara ry'ubururu, ukazambara ariko ukibuka no gushyiraho umupira hejuru ku buryo buri classic, umuntu akaba yabona ukeye. Ndetse icyiza cya Air Force nuko ushobora kuyijyana no mu birori bikomeye bitabaye ngombwa ko wambara ubundi bwoko bw'urukweto. Niba ukunda izi nkweto zo mu bwoko bwa Air Force, watunga ubwoko bwose ushaka, ariko Air Force z'umweru ntizizabure, kandi ubwoko butandukanye kuko ni ingenzi. Buriya kandi ntuzabure Air Force y'umukara, kuko Air Force y'umukara ni nziza cyane ku muntu ukunze kugenda ahantu igihe kirekire n'amaguru, ndetse no ku bantu bakunze kuba ahantu hakonje, kuko iri Air Force icya mbere cyo biroroha kwihanagura, kuko yo nta nubwo iba ari ngombwa ko uyimesa ushyizeho amazi. Icya kabiri ni uko ujyana n'ibintu byose bitabaye ngombwa ko ureba ngo ujyanishe ikintu runaka. Air Force y'umukara nayo ni ingenzi mu nkweto. Niba ukunda izi nkweto zo mu bwoko bwa Air Force, ntizabure. Ntabwo twakabagirwa kukubwira ko Air Force zijyana nanone n'amapantaro y'umukara,
kuko umukara ushobora kujya ahantu hose ku munsi uwo ari wo wose. Ushobora kwambara urukweto rwa Air Force ariko wiyambariye umwenda w'umukara, ndetse niyo yaba ari umukara hasi no hejuru birajyana kurushaho. Mu gihe wahisemo kwambara ipantaro itagera ahahera udutsinsino, ukambara ipantaro ihera hejuru, ibyiza nuko wakwambaramo isogisi kugira ngo rizamukemo umuntu ntabone ikirenge cyawe uko kimeze cyangwa ukuguru kwawe, ahubwo akabona Air Force n'isogisi gusa. Ibyo byose twavuze ni ibindi bitandukanye, ariko Air Force ni rumwe mu rukweto rujyana n'ibintu byinshi bitandukanye. Waba wambaye ipantaro isanzwe ugashyiraho ikote ry'ikoboyi cyangwa se ikote rya kwire, Air Force isaho neza. Si yo yonyine, kuko ushobora no gushyiraho ishati ipantaro yawe isanzwe ukambara Air Force ariko ikagendana. Ikindi kintu tutakwibagirwa buriya ni ingofero. Mu gihe wambaye Air Force bibaye byiza washyiraho ingofero ku myenda yawe kuko birajyana, ndetse bikaba byiza kurushaho ku muntu wese ukureba. Air Force ni urukweto rwakwambarwa n'uwo ari we wese, yaba ari umuntu mukuru, umwana cyangwa se urubyiruko. Uwo ari we wese yakwambara urukweto rwa Air Force. Aho bitandukanira ni ku ibara gusa ry'urukweto wambaye, ariko ni urukweto rwiza wakwambara mu bihe ibyo ari byo byose, waba ugiye mu kirori, waba ugiye ahantu hasanzwe mu nshuti zawe, cyangwa se waba uri no mu kazi. Air Force ni urukweto twaguhitiramo wakagombye gutunga mu nkweto zose waba ufite. Komeza ukore subscribe kandi usangishe inshuti zawe iyi video kugira ngo zirusheho kumenya byinshi byiza ku bijyanye n'imyambarire.